Imana ikora ibitangaza muri icyo cyumba kiza kugeramo abantu bagera nko kuri 250 ndabyibuka munsi y'urusengero rwa Karugira abantu bitaga kwa Gihozo cyangwa kwa Mama Bebe, abantu barahazi nyine, abantu benshi cyane barahazaga turasenga. Icyumba cyamaze igihe, Imana inyishyurira inzu mu buryo nari buze kubabwira ngo nubuhe sago mbwibuka neza. Icyo nzi nuko namaze muri iyo nzu imyaka 2 n'amezi 2 Imana yishyura. Sumbaze ngo byagendaga gute, tukabona umuriro tukarya tukananywa n'abantu babaho ngaho, ariko nubwo ntago bahabaga barazaga tugaterana kuri uwo munsi wa kabiri gusa tukageza nimugoro biteraniro bagataha. Buri munsi nubwo buzima twabagamo, buri wa kabiri rimwe mu cyumweru. Hanyuma ntago twaturaga, nari mfite condition Imana yambujije gukoreraho. Yari yarambwiye ko ntazigera nakira amafaranga, sinzigere nakira amafaranga, kandi ni nakomeze no mwivuga butumwa ryanjye nta muntu njya mbwira ngo uzama ngahe. Ndi kubivuga no ku maradiyo nayo barabizi, abantu bose bantumira aba mu ntara na hehe, mfite tike ndagenda nkabwiriza, idahari ndakubwira nayihari nkatishiriza tike nze mbwiriza ubundi nahe. Ntago ngiye nca amafaranga kuko ni condition Imana yari yarambujije. Rero arambwira ati umuntu wese uzasengeraho niwizera kandi numurebe ku kintu cyari cyo cyose nzagutunga. Kandi kuko yaranungaga sinagusobanira ngo byari bihe, ariko twarariye tukananywa tukanambara. Yewe rimwe na rimwe nige twakoraga n'amasengesho y'imisi 3 twiyiriza ubusa, tukiyiriza bagataha iwabo nimugoroba, tukiyiriza bagataha iwabo nimugoroba, tukiyiriza ku munsi wa gatatu tugasoza bakaza bazanye ifu y'ubugari ntayi batumye, abandi bakazana inyama myinshi. Ubwo urumva bari abantu benshi baritoyemo n'abayobozi, ariko ari ngiye ubayobora muri icyo cyumba. Byaje kugera igihe rero baje gutura umunsi umwe ntanabibabwiye, njya kubigisha inama pasiteri wanjye ngerageze, ndamushimiye niba ari banyanyumva. Imana imumugisha mbere umubyeyi, umupasiteri mwiza cyane w'umubyeyi rwose. Arambwira ati icyumba rero gikure mu rugo ntago cyemewe, ukizane mu rusengero iwacu. N'ubu ndabona sengeraga, nari nyisengera Karugira muri bwa buzima bwose bw'inzara n'ubukene, nagumye mu rusengero Karugira, ni na Imana yantabaririye nyiriyo. Ndagenda ndabimutekerereza ndabimubwira, arambwira ati rero icyumba kizane mu rusengero. Bakora inama mu rusengero. Nshimira abayobozi banjye bo ku rusengero ADPR Karugira bari bayoboye icyo gihe n'abadiyakoni, uburyo banyakiriye n'icyumba ndagiterura cyose gizana mu rusengero. Kiba mu rusengero kwezi kumwe, amezi 2 nkiyobora, barakomeza ba mu bushobozi bwo kukiyobora. Imana ibaha umugisha, barandera ariko bakanderana nacyo, tukabona ababatizwa bakizwa bahinduka, kandi Imana ikomeza gukoramo imirimo n'ibitangaza. Rero Imana iminzu noneho burundu nagikodesha. Yesu wenda gushimye, Imana yangiriye neza. Najye kubwiriza ahantu hamwe nari buvuge, ariko ni muri uyu mujyi wa Kigali, muri korali imwe y'abantu bamwe baririmba, baranyumva ndi gutanga ubwo buhamya. Urumva dongo nyiyobora icyumba, nahise ntangira n'amavuga butumwa kujya njya mu nsengero. Dongo ko nari umuyobozi w'icyumba, abantu bakanumira tuzazubwiriza iwacu, uzazubwiriza iwacu. Dore ko Imana rero amaye ijambo, kandi kuko yaranarimpaye nihabwa icyubahiro, yagize neza. Ubwo rero njya kubwiriza aho hantu, bampa iminota 15 ndabwiriza. Ndabyibuka nyirangije barambwira ati ongeraho. Ndongeraho, ntago natangaga ubuhamya, ryari ijambo ry'Imana. Umudamu umwe arafashwa koko, ariko nanyujijemo ubuhamya butyo muvuga ukuntu Imana yangiriye neza. Umugabo yaranaye, niko navuga icyo giko yarakigiye nyine, ndabata umugabo yaranaye, Imana irantunga, Imana inyishyurira inzu, Imana irangaburira, Imana iranyambika, nkabivuga nkavuga ukuntu Imana nyine ndihira inzu y'ibihumbi 150 ariyo mbamo, kandi Uwiteka ncira inzira tukarya tukananywa n'abana papa wabadahari. Nditahira. Umudamu aratabwira umugabo ati nukuri umudamu yatanze ubuhamya mu rusengero ndafashwa. Arabimutekerereza, umudamu kurya biramunanira. Ibi ni inzira z'Imana icamo, mw'abantu mwe nago wazishobora. Bukeye umugabo aramubwira nyine n'abakire cyane muri uyu mujyi wa Kigali cyane, ariko baranazwe. Arambwira ati umudamu yatanze ubuhamya ndafashwa, ati ubu nkora iki? Umugabo bigezeho amwemerera, kubera ukuntu akomeza kumubwira, amwemerera ko ari bume. Arambwira ati none wowe nimba bamunza kodesha, basi reka tumwemerere natwe kumwishyurira andi mezi, none utuze tumukorereho umugisha niba ari byo ushaka. Babivuganaho barabyemezanya. Umunsi bagombaga kunyishyurira inzu, bari kuma amafaranga abanye na miliyoni, kugira ngo nyine umudamu nyine atuza akavuga ati nabuze ikintu umufasha, n'umumama afite abana 5, abana nabo nibiki kunabwiriza neza nibiki byose. Buriye inzira Imana iri bucemo ntibura kandi ikora, ahandi batari bakitayeho, ariko umuntu umwe akakitaho. Inzira z'Imana zirenze igihumbi. Arambwira ubwo igihe cyarageze, umunsi bagombaga kuma ayo mafaranga, Imana irabasura ikoresheje undi muntu, irababwira ngo umuntu mugiye gufashisha amafaranga ntago ari amafaranga akeneye, ahubwo akeneye inzu yo kubamo. Bamaye inzu bari bujuje mu ncezo mu midwari Nyamirambo, bayizana. N'ubundi twe nari nyoboye icyumba cy'amasengesho iwacu Karugira, ariko wa kabiri pasiteri wanjye arahari, abantu bose bari bahari mu rusengero,
baraza nyine bampa inzu n'ifunguzo, ndataha inzu ndayibona, banza kugira ngo ni brage, byabaye nk'inzozi birumvikana. Umuntu umwe nagishije inama, umwarimu wari unyoboye, ndamubwira ati umuntu ko yamaye inzu mbigenze, ahita ambwira ati wibura ubwenge, genda wimukiremo, niba banagukinishaga baziruvurute wagezemo. Naraye nimuka n'abana tujyamo, hashize nk'ibyumweru 2 barambaza bati ufite telefone yawe iba muri mobile money, bampamagaye ya famiye yamaye inzu, baragiye barayinyereka mu modoka yabo, bansigiramo n'imfunguzo, bambwiye ngo dutahane, ndanga ngo mamo muri iyo nzu, nditahana imfunguzo ndazigumana ngira ngo ndebe koko ari byo. Finaloma nibwo niyimutse nyijyamo, nimuka nabibabwiye, bukiye barampamagara barambaza ati se uba muri mobile money ni cyane, banyoherereza amafaranga nari buvuga umurabare, barambwira bati ngaho shaka abantu bakwimure, ayo n'amafaranga yo kwimuka kandi twe twarimutse. Mpita ngenda nimura kawunga, nimura n'umuceri, nababwiye ko ibintu byose ari kugira ubwenge. Nahise ngenda ndahaha, n'ubundi ndababwira ngo nimutse kandi nari narimutse, uretse ko nyuma nabibabwiye nyuma. Nimura umuceri, nimura na kawunga, Imana biratugaburiye, tuguma muri ya nzu, ndakomeza nyobora icyumba umwaka umwe, imyaka 2 nyiyoboye icyumba. Finaloma ariko nyuma yaho nyine umwaka utarashira, n'ubundi bankoreshereza ibyangombwa by'inzu, barabima, banyandika amazina yanjye, bari bati turayikweguriye burundu, nta kintu tukubajije, nta n'igiceri. Nuko inzu nayibayemo n'inzu nayo munota nyibanamo na mama, turimuka tuva muri bwa bukode. Ariko wibuke ko iwacu dufite amazu nyine n'ubundi Gikondo. Mama ndambwira ati ngwino tubana, araza turabana, kuko ari nanjye n'undi wamugaburiraga muri ubwo buzima, Imana yanshiragamo inzira yo kurya. Nuko ubwo buzima bwakomeje, turimuka rero tujya muri ya nzu yacu tubamo. Ndibuka rero tumaze imyaka 2 n'amezi 2 tubamo, ngeze ku gice cy'ukuntu umugabo yagarutse. Iyo minsi yose nari imaze, hari hashize imyaka igera kuri 5 nibana, mba muri ubwo buzima bwazunguruka no gukodesha, Imana incira inzira, mbanamo n'Imana. Kuri muri byose nabonye ntacyo shije, Imana yagiye ingaburira, intungira abana nubwo papa batarahari. Twarahuye tukagera igihe none ndagirigenda namwibagirwa, ngikuramo iby'umugabo numva mbivuyemo, kuko narabisengeraga kenshi. Imana ikambwira ati sibyo byihutirwa, ahubwo umurimo uyu n'uyu niwo wihutirwa, ivuga butumwire n'iryo ryihutirwa. Nkajya mu by'Imana, nazagarura ubwenge, ni wa mugana umugabo bite katagaruka kandi warabimbwiye. Imana iti humura nzabikora. Ndategereza bigezeho ndarambirwa, ndabivamo. Aka kantu reka nkavuge, njya mbwira abantu ngo ari igihe umuntu ageramo cy'ikigeragezo akabohora Imana, kuvuga ati ndakubohoye rwose, ntago nanjye nagezeho ndayibwira ati ndakubohoye pe. Imyaka 6 cyambere uranunze, wamaye inzu, wamaye ibyo kurya, undihirira abana amashuri, inzara na bwaki byari byarashize, ntambara. Niba ari umuntu uri wanted igihozo ndimo, umuntu wese akanumira ndi wanted, nkagera mu iteraniro abantu bakanyakira, ndyi nkoko mu bashumba, haleluya, nkajya nicara ku gatuti nkabwiriza, Imana ikashyigikira. Rero nkabona ibi ninkorera, nubwo umugabo itamuzana, n'ukuri nkumva nta kibazo. Bwari ubwo buzima, ariko nikaburaga, urumva utwana twari dutoya, tumwe tutanamwibuka. Abana banjye bamwibukaga n'umwe 5 n'undi 3 na uw'ibiri, na undi mutoya ntago bamwibukaga. Noneho n'umuto cyane naye narabyayiwe, ntago yarigeze abona papa nindi. Bwari ubuzima buraho, nibwo bwaneraga gutusha, nkumva ntekereje ku mugabo ngafate ku Mana kuko wazamugaruye ko mubona hariya. Ariko Imana ikambwira ati nzabikora. N'ukuri nabireba, natwahurira mu nzira n'ukuntu yambaye, nkabona ntago yagaruka. Ariko igihe kimwe rero nari nagiye kubwiriza Bugunga kuri ADPR ya Byumba, ndabyibuka nifite ibyigisho by'iminsi 3, ndabwiriza ndasoza ndataha, ndi mu nzira ndimo nta, Imana irambwira ati uyu munsi ndagukorera igitangaza. Ngira ngo n'umuntu uri bumenye igitenge cyangwa n'umuntu turi bubure wenda kangurira kawunga y'abana, dore nibyo bitangaza je nabonaga nyine biraho. Ariko Imana yari ifite ikindi gitangaza ihishe. Ndataha ngeze mu rugo, uwo munsi nasanze umugabo yatashye. Wambaza uti yahamenya ati, urumva twe twarimutse, twaravuye muri Gikondo, twarageze i Nyamirambo. Kumbi nyine byabaye ngombwa ko atandukana na wa mugore, batandukana bibaye nabi mu buryo nari buze kumuvugira ubuhamya, kuko azaza akabwitangira, wa mugani we nakomera. Ariko batandukanye nabi, amusohora nta n'inkweto, habe n'ishati. Umugabo wanjye nyine biramucanga, nibwo yatangiye kwibaza ahantu yankura. Ariko ndashimira Imana, buri umuntu ahagusize ni hagusanga. Yaje kumbariza ku rusengero, n'ubundi abaza umuzamu w'iwacu warariraga iwacu ku rusengero ku manywa, w'umudamu witwa Mama Kadogo. Aramubaza ati umudamu witwa Gihozo namukura he? Aramubwira ati umudamu witwa Gihozo ni umuyobozi w'amasengesho, niwe ushaka. Hanyuma umugabo yari yaransize nayobora amasengesho, ahubwo mba muri korari. Akambwira ati oya ni umuririmbyi, ndati ndi ntago aririmba.
ni umuyobozi w'amasengesho biramucanga ariko kugeza aramubwira ati nimba ushaka gusengera ati dore we utambika ari ukazamuka iyo ngiyo nta hantu bita mu miduha nuko yaje atuzubaza umudamu witwa pasiteri naho ngaho no mu miduha naho yose barabizi nyine banyita pasiteri araza rero azabaza nuko yaje mu rugo ahageze ntiyinjiye mu rugo ako kanya yicaye inyuma y'urugo natashye nimugoroba nsanga inyuma y'urugo mubonye ndamumenya ahita apfukama arambwira ati nari nje kugusaba imbabazi ndavuga ati ntabwo byashoboka mbabarira urumva nagora ninabyikiyakiriyemo naramubonye saga umuntu wikanze yinjiye mu rugo mbonye ukuntu yabaye yakennye n'ubuzima ahagazemo biba ngombwa ko mubabarira abantu benshi bajya bambaza ati wamubari ushingiye kuki wihita ubitubwira ngo waramubabariye byagenze gute icyambere cyabiteye nuko nari ifite amasezerano ko azagaruka iyo umuntu afite amasezerano n'ibintu Imana yavuze ntago bigutungura nugira na discussion ushobora kwikanga yego kubera amarangamutima ya muntu ariko ntago uhita ugira izindi discussion niyo mpamvu kuvugana n'Imana ukamenya ubuzima bwawe n'ikizakurikiraho bigutera gukomera ku munsi mubi rero umunsi yajeho ngiye nubwo we yikanze kuko atarazi ko nanamwakira ariko giyewe nari mbizi ko azaza byatumye rero nta yindi discussion niburenzeho nahise mvuga ati bya bindi Imana yagize gute yavuze ndamwakira ndamubabarira ajya mu nzu uwo munsi birumvikana ntabwo twese turarana ndabizi neza ko abantu benshi bahita bambaza bati oya buretse yararyamye ntabwo yaryamye ariko ntabwo twese turarana nahise murebera ahandi hantu yagombaga kuryama hanyuma nanjye ndaryama n'abana bararyama akinjira mu nzu mu bana ntabwo abana bose bamumenye umukuru n'umuto nibo bamenye ko ari papa abandi bakajya bavuga ati uyu ntabwo ari papa ni tonto birumvikana bari bazi ko abantu bose bagenda mu rugo iwanjye ari abatonto abakuze bose papa adahari ntabwo bari bazi ibyo bya papa bwari nabwo bwa mbere babyumvishe abyumvishe ukuntu bamwita bararize nanjye ndarira twese turarira mu rugo na mama nyine nawe yararaho araza aravuga ati kuko mwaradutaye nawe ararira abakozi mu rugo bararira byari ibintu birabo by'akavuyo ariko byari ngombwa ko ari njye wagomba kubikaruma kuko nanjye wari uri mu rugo ndavuga ati rero mwese muceceke nta kiyabaye kidasanzwe baramutekera icyayi dushyushya amazi arakaraba nta mwenda n'umwe rudori yazanye nta n'ishati ubwo rero byari ngombwa ko buri buke mu gitondo ntabwo nkagomeza nkiyumvamo ko ari buzi abantu bajya bambaza ngo uwo munsi wese umenya kaje urabyemeza ntabwo nanjye nabyemeje aravuze ati bora n'ukwigendera ejo azongera agende nta nubwo naratekerezaga ko nirinze no kugira umuntu mbibwira kwa kundi ufite n'inshuti zo ku mutima nirinze kugira umuntu mbibwira bati ntisebye imitima nyine ikambana ijana umutima umukambwira ati babwire ko yagarutse undi mutima ukambwira ati nubivuga ejo bakaza kumureba bagasanga adahari ntuzaba usebye ndakomeza ndaceceka umunsi wa kabiri twirirwana mu rugo birumvikana yari afite ipfunwe abantu bajya bambaza ati yahise yiyakira ate ntabwo yahise yiyakira mu rugo yicaraga mu ntebe nyine bikaba ngombwa ko wamubwira uti mukujye muri iriya cyangwa se ngwino urye cyangwa se jya ukora ibi dongo nta kintu yakoraga yarahagararaga nyine ukabona ntabwo ameze neza haciye igihe kimwe ndabyibuka biba ku cyumweru byari ngombwa ko njya ku rusengero iwacu nkajya kubivugayo kuko bari banzi nk'umuyobozi w'icyumba ariko utagira umugabo nirindaga rero ko hagira umuntu uzana amakuru akavuga ati nyamara nabonye kwa Gihozo hari umugabo winjiyeyo biba ngombwa rero ko njya mu rusengero kubivugayo hanyuma musize mu rugo impamvu yatumye musiga ni iyihe we yifuzaga ko twajyana ariko nabona ishati yambaye nareba ukuntu nta pantaro afite nkabona nabyo ntabwo ari ibintu ndi bujyane mu rusengero nanjye nk'umuntu uzwi ndavuga ati reka mwihorere ndamubwira ati we guma mu rugo noneho ku cyumweru gikurikiye ubu ngiye guteranira iwacu hanyuma mbona akazi iyo nagiye mu rundi rusengero ntateraniye iwacu nimbona amafaranga nzakuzanira ipantaro noneho tuzajyane ku cyumweru gikurikira niyo mpamvu rero itumye musiga mu rugo ndamubwira ati guma mu rugo ngiye mu rusengero namusize mu rugo ndabyibuka ari ku cyumweru njya mu iteraniro iwacu Karugira nicaramo twari twigishijwe n'umugabo usengera ntekereza ko asengera mu Gakinjiro arabwiriza ndabyibuka ko ibyo bintu biba nawe yari ahari ni umushuti wanjye n'ubundi ajya ampamagara arabizi na pasiteri wanjye Nshuti niwe pasiteri wanjye Nshuti Jean Baptiste nawe yari ahari hari n'abandi bantu nyine urumva mu rusengero tugira amateraniro abiri hari abayiteraniro rya mbere niryo nari najemo noneho barigishije baravuga ati ninde muntu wihana ntabwo nari mbizi ko umugabo wanjye yajemo nari nzi ko namusize mu rugo ni ibintu byanunguye ntabwo nabona ukuntu mbivuga ariko Imana imuha umugisha nawe yarakoze kuza uriya munsi ndamushimira aho ari hose Imana imuha umugisha izibuka iki kintu yankoreye cyaranunguye kuruta surprise njyana nabimubwira kuruta surprise zose yankorera anyibagiza ibintu yankoreye ariko ikintu yakoze nubwo ntahise nyakira ako kanya dongo namusize mu rugo kumbi we ngo umutima umwemeza kuza nyine mu rusengero araza yicara nabizi ko arimo nanjye ndimo bigishije ijambo ry'Imana wihana ngiye kubona mbona ngo w'imbere ndikanga ndafata
ati mu izina rya Yesu umuntu nagura musize mu rugora cyangwa ni igini, ni nako natubanje no gutekereza. Araza imbere arihana n'abandi bantu nk'uko bisanzwe muri ADPR ko tubikora, arihana bamaje kubasengera igihe bagiye kubabwira ngo bakate hano babigishe gatoya, atera urutoki ati mume mikoro.